ubwo nzaguma mu buzima kugeza ryari? Ndababaye nasuzugwe n'abakozi b'Imana. Niba njya atanyumva ntabwo yakumva basi n'abandi. Ese niba ndi mubi n'abakristo badusuye niba Imana. Ndababaye kwihangana bigezaho umugabo ntabone ko nanihanganye nkikorera urugo ku mutwe byibuze ngo angirire impuhwe koko. Ubu nzasaza ntagangara ariko Mana ndumiwe koko ndababaye. Mutima wanjye tumunaniwe igihe umaze ahangaha nkubwira ibintu ubikwepa wamba bari ukanyumva koko. Ndakumva se gute? Nese ujya kumukwa ntabwo wandebaga? Narakurebaga ariko wari ukiri muto, ariko ubu ngubu urebye amataye yaraje. Oya n'ubu ndacyari mutoya. Gute se ko tuziranye ubizi nasabye mu muryango w'iwanyu imyaka nasabye mukuru wawe ufite sinyiza ushyiraho imyaka 8 noneho tumaranye. None se ibyo ngibyo urumva byatuma ukora ibyo bintu? None se ikibora ni igikiza? Ndi kukubwira ikibazo mukuru wawe afite ariko nawe ushaka kunyumva. Ubu nese ubizi gute kari ugifite? Kari cyo kibazo ngira. Ubizi gute kari ugifite? Akuze ni buriya uzi impamvu yabyo y'icyo ngicyo. Swambwiye ngo yagiye. Ni izina ry'Imana ho. None se ugiye gukora iki kandi? Umva nyine mubwire. Wanyumvise. Wanyumvise. Ntabwo ibyo bintu byashoboka. Uranyumva? Njya gufura imyenda aba yasiranye. Imyenda rwose aba yagiye yiturana hasi. Aba yagiye yiturana hasi amayira yose. Imana mani iki ni ikibazo gukora. Imana yonyine yamu. Gasore. Inamya. Ndanira ibasa aho ngaho. Hano ndabona izi hari zirimo amazi. Ndashaka ibasa yumutse. Sawa. Jawa kuna bisi naitwara. Wayitwara utese ariko wowe n'amagambo yawe. Ahubwo nimugura kamodoka ejo we nakuzaka nzanye nkwitwarira. Naje mutwara. Agaki? Kamodoka. Kameze gate? Kamodoka nyine akabisi cyangwa se. Ese ufite filime kuri warasaze gasoma. Genda umutwazi ukomeye nabaranje. Genda ntukajibeshya aho. Nawa nanga kwikamera igihe aparamiraga kushandi utabona twese. Ekareka. Asore we. Kamaba. Karam. Binoan. Arya wari wamamagarije abakirisitu musengana ngo baze kumbaza ngo njye nawe ntabwo tubanye neza, ntabwo dukorana neza, ntituvugana neza, ntitugira gute. Wari wamamagarije abakirisitu ngo bigende gute? Cyane rwose ni kangahe murankugira inama ntunyumvire? Mbese usanga iyo dusenga nta mbaraga igira. Ntabwo gusenga aricyo kintu cyatuma cyakuba ku rugo tutaganira. Gusenga se njye uri inyuma y'imbaraga z'Imana se? None njye nari kunanirwa kwitabaza abadukuriye abakristo bagenzi bacu ngo batugire inama bose ko bazubatse neza. Tudafitangana igiki cyangwa icyo tutahuriza. Uramvunisha takuvunisha genda senga gasenga Imana ikaguha imbaraga, ikaguha ubushobozi, ikagira gute ibintu byose ikabikora, tukarya tukanywa, abana bakiga, tukajya tukagenda imbaraga urazifite. Genda kuvunisha ushaka kugira ngo nzasare. Uri kunyumva neza? Ntabwo igihe nahereye
nitonda nca bugufi ngo ndi kukwerera imbuto ngo uzahinduka naragandutse bishoboka ubu rero ngiye kugafasha sinako nari mfite duhangane umva rero mubwire turahangana ntabwo imana nsenga ari izatuma gasita abakristo babyiboneye karagiteri zawe bazibonye biragera kwa pasiteri ntako ntagize narihanganye ndakubisa yewe rero reka mubwire mukamabano bikise nimba utubaha imana nk'uko imana ishaka ukaba ushaka ubushobozi bw'imbaraga zawe reka ibyo tubihagarike wagira ngo ni wowe uzi gusenga wenyine oya tubihagarike niba ushaka yuko uzakoresha imbaraga zawe udakoresha imbaraga z'imana wagira ngo ni wowe usenga wenyine oya reka tubyorere reka tubyorere ubwo izo mbaraga zawe uzakoresha izo mbaraga uzagirisha atari ubushobozi bw'imana atari ubuntu bw'imana atari imbaraga z'imana birakureba njye ntabwo bibendera sawa nawe komeza ube baringa nikuremo nayifurira mu myenda ndabona ni kosiki ni ibiki mu izina rya yesu toka shitani ibi ni ibiki yesu we reka wa mugabo ibyabamo ni puridansi ni ukuri kw'imana yababa data we yababa data we dore n'ibindi ni ukuri kw'imana yo mu ijuru we yababa data we upfuye noneho ibi ni ibiki nibabamo nibaba yanzaniye yababa data wa twese uri mu ijuru we yababa we umva reka mbimushyire reka mbimushyira nsobanurire abanzanira icyo abanshakira arambona ni ukuri kw'imana yo mu ijuru ibi ni ibyo abanzaniye n'ibyabamo nari nkatangaye ni ukuri kw'imana ibyo arara mu ijuru rwose aransobanurira intabamo njyewe ni ukuri ibi biranyobeye ni ukuri kw'imana ibi n'ibyo uba wanzaniye ahangaha njyewe ntabwo nabivamo ibi ni ibyo uzana ahangaha unyereka ko uba uvuye gusambana reba ngaho reba nawe ibi ni ibiki unzanira n'itabi niba ubamo niba warayemo do akira fata imari zawe fata ugura usigaye mu myenda yawe se bitware ntabwo njye nakwemera ibi bintu nibyo ubamo burya nibyo ubamo uranyiyeretse uretse nanjye ndagushakira abantu ibi ntabwo nabyemera iki ni ikimenyetso ndabibonye wa mugore uri umusazi warasaze ibi bintu unywera n'ibiki ibi ngibi ubikuye hehe none se wowe urafata ibintu byose ukabigerekeranya n'amakofi yanjye ngo ukunde unyereke ko ibyo uvuga ari ukuri ibi se ubikuye hehe urajya gutangura ibintu muri puberi byo ukanzanira ahangaha ariko ubundi wera korode n'ibiki murimo agakino murimo muri ino minsi ni akahe umva rwose ibi bintu mbikuye mu ipantaro yawe ngiye gufura ibi bintu niwe wabizanye ariko nta kibazo niba waragambiriye kujya wirirwa umbabaza buri gihe ariko wa mugore ubu ni njyewe niyo mpamvu wowe umva mubwire n'undi munsi nzabyereka abantu nzagutorera abantu n'undi munsi imyanda yose nicyo ugiye kujya uyitwerera wa mugore we ninde urimo kukunerereza muri iyi minsi kashotse to biriya bintu nari nzi ko nabitaye we umugore noneho ndamukizwa n'iki koko nigenje koko hakuna indi myanzuro yo kwigira intare ko nta kindi namushoboza muciye bugufi namubonye sinamushobora koko aya ariko n'umunsi ntabwo ndamubwira ko abantu bashaka kudusenyera muri babikubise umufuka babona nasinze kugira ngo badusenyere tu Karame nese sheri yaje ari mu cyumba kangiye kumureba noneho
sheri wiwe Uri neza. waje byarize Maze umwanya mutoya nje. nanjye nibwo nkizi Reka. ariko nsanze Nadine atameze neza we yawe yakubwiye ko arwaye Reka. Genda Navuye ku mubajije kazi aramuka. jewe ndaza ndamusuhuza niwe wankinguriye. Nkomeza njya mu cyumba nta kintu nigeze mubaza rwose. Ese wabonye sinzi meza? icyo yabaye ariko njyewe mvuye hano ngiye gushaka utuntu ku muhanda size yari ari kureba filime nta kibazo afite ahubwo ndagarutse mbona yarakaye cyane Uriya nyine umubaze nka mukuru wiwe. Umubaze impamvu nyine. ahubwo nari ngize ngo uramutunganyije Oya ntabwo mfite kosa narikora. ugiye heza Hari umuntu ngiye kureba ku muhanda dufitanye gahunda ariko leta mbanguka. Sibyo? Sawa. Aho utunganya nyine ndaje. ariko mwana we uvuga ko uyu mugabo n'uriya mukobwa nta kintu bantenze ariko ndabona uyu mugabo agiye kuzajya aca inyuma oya ariko reka ngende mbaze Nadine neza